Nkushimire wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio tubagezaho amakuru avugwa mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Kuri ubu rero tumaze kwakira inkuru mbi, inkuru ibabaje cyane, inkuru iturutse muri ADPR iherereye mu karere ka Nyagatare. Umubyeyi yajyanye n'umwana wiwe gusenga ariko baza kubona yashizemo umwuka cyangwa basanga yapfiriye muri urwo rusengero. Ibi ngibi rero abakirisitu bakimara kubona iyi nkuru bahise bakuka imitima, benshi bashya ubwoba bitewe n'uko uwo mwana apfuye urupfu rutunguranye. Rikomeza kubabaza rero abari bagiye gusengera muri urwo rusengero rwa ADPR. Ese byaba byagenze gute kugira ngo uwo mwana apfe? Byabereye hehe? Byabereye mu kahe gace? Ese ubuyobozi bwo muri ako gace bwo bwaba bwatangaje iki nyuma yo kubona umwana apfiriye mu rusengero? Ese inzego z'ibanze zo zaba zatangaje iki zo muri ako gace? Ibyo rero byose nibyo bikubiye mu makuru tugiye kubagezaho nonaha. Natwe icyo tukwisabiye ni uko wajya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato turaza tubabwira byinshi kuri iyo nkuru ikomeje kubabaza abaturage batuye muri ako karere ka Nyagatare, by'umwihariko abari bagiye gusengera muri iyo ADPR iherereye muri ako karere, bitewe n'inkuru mbi cyane bakiriye nyuma y'uko umwana apfiriye mu rusengero. Benshi bakuka umutima, benshi bashya ubwoba bitewe n'urwo rupfu biboneye amaso ku yandi. Tubibutse ko iyo ari KN Radio. Nongere mbaye ikaze rero bakunzi ba KN Radio tubagezaho amakuru abarimo aragenda avugirwa mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Hano muri screen zacu murahabona ifoto ya ADPR, rero niho haturutse iyo nkuru mbi cyane, iyo nkuru y'incamugongo, aho umwana w'imyaka 2 yaguye muri Yorodani y'urwo rusengero ahita ahasiga ubuzima. Abari baraho bose bakuka umutima bitewe n'iyo nkuru mbi cyane bari bamaze kwakira. Byabaye rero kuri uyu wa kane tariki ya 15 Kanama 2024, aho umwana w'imyaka 2 yaguye muri Yorodani aho babatiriza abantu y'itorero rya ADPR riherereye mu murenge wa Rukomo wo muri ako karere ka Nyagatare. Ubwo uyu mwana bivuga ko uyu mwana yari amaze gucika nyina umubyara cyangwa mama we bari bajyanye gusenga, rero ahita yikubita muri iyo Yorodani. Bagiye kumukuramo basanga yapfuye kera cyangwa yashizemo umwuka kera. Rero iyo nkuru y'incamugongo abo baturage bakimara kuyumva yabababaje, kandi yanemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukomo Ingabire Marie Claire, aho yavuze ko nyakwigendera yitabye Imana nyuma yo gucika nyina bari bazanye gusenga. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukoma Ingabire Marie Claire yagize ati uyu mwana yaguyemo ahagana saa 6 z'amanywa zo kuri iyi tariki. Kuri urwo rusengero ngo hari habaye umubatizo bashizemo amazi, ngo kuko ubusanzwe nibajya bayashyiramo iyo batari bubatize. Nyuma byarangiye rero umwana acitse nyina bari bazanye gusenga, amusiga mu rusengero aragenda yikubitamo, bamukuramo yamaze kwitaba Imana. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge Ingabire yakomeje yihanganisha umuryango wabuze umwana wabo, dore ko uwo mwana yari mutoya cyane kandi yaragikura. Uko gupfusha umwana w'imyaka 2 ati ni ibintu bibabaje cyane, n'ibintu biteye ubwoba. Uyu muyobozi rero cyangwa uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge asaba ababyeyi kwita ku burere bw'abana babo, bagakurikirana ibyo bakora byose mu rwego rwo kwirinda ko ari ikibi cyaba
kuri abo bana babo baba bajyanye aho hagiye hatandukanye. Rero ngo ni ukujya bita ku bana babo bakabarinda aho bagiye bakabagendana, ngo kuko urabona nk'uyu mwana ko yapfuye ari ukubera uburangare bw'uyu mubyeyi bitewe n'uko yari amusize aho, kandi abona ko imbere yiwe hari ikintu gishobora kumutwara ubuzima. Yari inkuru y'icamugongo kandi yababaje aba bakirisitu, bavuze ko biteye ubwoba kandi biteye n'agahinda nyuma y'uko bakiriye iyo nkuru, kandi bari bari mu byishimo y'uko abantu bari barimo barabatizwa, ariko ibyo birori byahise bipfa bitewe n'iyo nkuru bari bamaze kwakira y'uwo mwana w'imyaka 2 wari umaze kwikubita muri iyo Yorodani. Umubyeyi w'uyu mwana wakiriye inkuru nawe yababajwe cyane n'iyo nkuru yo kubura umwana wiwe, ati biteye agahinda kandi birababaje ndi kubona umwana wanjye yikubita muri Yorodani, ati nta byishimo nzongera kugira kuko umwana wanjye asigiye igikomere ku mutima. Ababyeyi rero bavuze ko bagiye kujya baba maso nyuma y'uko babonye uyu mwana yacitse mama wiwe akikubita muri Yorodani. Reka rero natwe dusoreze hano amakuru yacu y'uyu munsi, ari nako tugushimira wowe wahisemo gukora subscribe cyangwa se abone, tukubwira ko wakoze igikorwa cyiza kandi igikorwa cy'ubutwari. Niba rero nawe utarakora subscribe, ujya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kazi nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twifurize gukomeza kugira ibihe byiza kandi Imana igikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.